Ibyiwacu amaze gukora. Urabibona? Nukuri pe. Umva noneho murasa neza photocopy. Mwana rwose arashimishije ageze aho umuntu yazajya mugendana. Bebe tape. Suza papa. Meze ute? Kuna bayigaragwe nganda kuna basa. Ku munsi muhindura imyenda nk'inshuro 5 umva. Tere wiruteze. Intoki zanjye zigiye kuzacika kubera kwiruka mu misfera. Namufasha ariko. Ngasanga so. Bebe. Meze. Chero meze. Ndaho nyine ndashima Imana biragenda. Nanjye mu kazi byagenze neza. Ako ntago nari nzi ko nza kugera n'aya masaha. Ese kwateze gutaha bigenze gute? Nageze tugiye gutaha. Noneho ngiye gutanga raporo connection zirabura. Bituma ninda kuza. Ese wifi yanyu kigenda gahoro ku buryo bigenda gutyo. Komenyere ngo mama mufitemo ubuhanga. Babyagenze gute? Banza hari yari yashize. Niko akazi kamera nyine. Natwe tuba twiriwe mu rugo nyine n'uyu muhungu wawe twirwa anyirukanse andushya. Arusha nk'ahaterera. Amakuru yo kwakazungura ko ubwo arashaka kabera ugatangiye kure. Niko. Amakuru yo kwakazungu. Baraho nabo bameze neza. Bebe. Ubwo arashaka mwana bayonze. Babarira. Mubanyagiye kuzacika kwa kurwa mwonsa. Ajye mwonsa rwose. Aya rwose ntagerekero. Ntaragiza ya myaka rwose ni mwonsa. None se. Harya. Heruka hano ngaha umbwira ngo umwana sara yizire kibondo iyishyira. Niko. Simeruka umbwira ko hari abapangaye ngo baje na kureba inzu. Baraje. Ni zamuzanye n'umukecuru waje anga ariko nabonye adashobotse. Igicari wamuzanye angaha. Ngaje kumwereka yanze iri hari. Ariko nabonye adashobotse mbega umukecuru hanze abantebe gazanye twishyura igice. Ubwo si ibyo bintu wabyumvishijeho. Ese bibaho. Narumiwe. Cicicira mwana wawe. None se ariko yavuze ngo arasa kugaruka. Asa kugaruka ngo muvugane bwenda yo murasa gushobokana. Uyu mwana rero iyo kumupimisha twasanze afite ibiro bingahe? 12. Kuko ndabona umwana wacu ameze neza. Bigenda biza. Ikibazo sinzi nimba wareba uko mugenza. Kaya namunaga kari gukora urubanza gafite uducurane. Ariko ubwo se sinanagwamagaye numfate ngira ngo unyure kuri farumasi ndanira imiti. I'm sorry nari ntwaye. Arusha nk'ahaterera mwana. Nari ntwaye ntago nayibonye. Bebe ako nakuzaniye biscuit mu modoka shiri nazibagiye. Uzirebe sisa. Reka nyine nzirebe nziza. Papa je kuzana biscuit. Base. Bebe Tanzania biscuit. Sawa ngaje. Umwana urarushya ubigireba nakongeye. Urashaka irindi. Gatega wote. Sityo. Ubundi batakubimurera ariko ndabona byakonje noneho yarabikoze neza gatori ndabona naka tagize Ishiri wicaye ngaho nza kwicara hano hanze suise wihana akufunga nako kuma ako nise mu rwawe ndi bitwaye kira kwiyakira nta kintu bitwaye kuko bari wawe ndi utese shiri ndiriwe neza ndafashe nyewe kambanire mu bikomanura umuhungu wacu nduka bisangira nawe hanyuma se ndashaka kujya kwazi mu kanya rero oya baburetse kugenda kubera baburetse baraza kugenda mu kanya ndaza kukubwira impamvu nshaka kujyayo hari raporo ngomba gutanga ariko ntakindi cyafite raporo yawe nawe ya buri munsi bijya birangira ora nicyo ntabwo biba byoroshye akazi kahari nabona ari hatari buri munsi baragwamagaye uragiye nta mwanya utaranaruhuka na gato urakora no haradufite manager buri kanya bagusirikiraho
akubaza ngo raporo zigeze hehe ngo ibyo mwakoze biri hehe. Nakundi yese akariko akazi kagenda uko kubikora neza ugakurikiza buri kimwe cyabo bakeneye kuko gadutunze. Yemwe mwiriwe neza. Mwiriwe. Bravo. Murakoze neza nanone. Muraho neza. Yego yego. Amakuru meze neza. Meze neza. Amakuru se ni meza. Ni karibu. Cyana ngo bicara gucenda. Twicara. Ni mama. Turabana no cyajya nakubwiraga. Nibo bashaka inzu, nibo nakubwiraga. Ubwo rero ubwo bari bagarutse. Nese zihari kari ntoya. Bayikwira mari babiri se? Oya, nagari bose. Ntugira ikibazo niba ari ntoya ngewe ndashaka inzu ntoya kuko nge nta bana tukibana. Abana barakuze bibereye mu mirimo abandi bagahanze. Niwe wenyine. Ngewe ngenyine. Niwe wenyine pe. Ikibazo. Inzira hari. Warababwiye igiciro? Nababwiye. Wabwiye angahe? Nababwiye ko ari 25. Twarabyemeye nta kibazo. Ahubwo yarasigaye biraza kumvikana. Nanavuze ati nawe ndaza kubikugezaho nka nyiri urugo. Ubwo biravugana. Niba ubarebye ko bigeze mubaza ko atanga inzoga cye. Abizi hano turabarukore ntago twakunda. Ibyo rwose nta kintu namubajije. Ibindi murabivugana wumva. None se mama. Yego karame. Hano turabarukore. Yego. Natwe turasenga. Senga. Hari umusore wabagamo. Yazanaga inzoga akazana indaya. Mbese ugasanga ntabwo ari byiza. Yabangamye kandi no ku bana bacu ntabwo aba ari ishusho nziza. Niyo tutabikunda. Ntabwo ariko uyu ni umushuti wanjye muzima. Ntugire impungenge rwose azakubanira neza. Rutsonga azaba nka nyokobukwe. Ni umubyeyi uganira usabana ukunda abana. Koko nzi neza ko ntacyo muzapfa. Jackie. Ibyo nzabibazaho ntacyo muzapfa pe. Sawa. Ntabesha gica. Wese barahindutse. Reka reka uzi ko twabanye za Kigali n'ubundi. Tuziranye imyaka myinshi. Tuziranye igihe kirekire. Ubu turazanye n'inshuti yanjye tubuze. Aho ubu nyine ni ibintu byiza ko ngiye kongera guturana nabo. Nari narahombye inshuti yanjye ikomeye. Kandi namwe ndabizi ko nta kibazo tuzajyana. Nabundi nta kibazo ahangaha. Yaba ari byiza kuko n'umugore iyo musize ari wenyine mu gipangu bamfite ikibazo mvuga n'izuba arasigara ameze. Baya ahubwo tujyana no gusenga. Tujyana gusenga nzanjye nagwekeye n'umwana. Rwose pe tujyana gusenga aho unyuzanyereka n'usengera ndaguheka abana nyine ndaguheka abana. Nzanjye ndagwekeye n'umwana. Dufite icyumba cy'amasengesho. Dusenge wumva. Aho ngibyo ngibyo. Ngaho rero reka twende twe twavuganye ko ariko hari utuntu kwa rutaduvuze. Wagiye wagaye ngo amaserere y'imba dakora. Ubushize batwereka. Mwamwe bidukosoreze. Ngo nirange. Sinzi nimba rero warugiye utabivuze kandi aribyo byigenze. None se ikibazo gihari harya sheri barishyura ameza angahe? Nababwiye ko inzu kwishyura amezi 2. Ariko natari nabyumvikanyeho nawe. Nari mfite igice ariko ubu ngoro ntafite ukwezi kote aho nita wenda twakukureka ukishyura uko kwezi kubera uri n'umushuti wa Jack kandi Jack ni inshuti yacu twakureka nta kibazo. Reka abana be nabakire nibo bamwishyurira. Ese babyohereza ku matelefone. Aho ni sawa nta kibazo. N'amafaranga nibo bari buyohereze ku matelefone. Niyo mpamvu ntanzanye ubwo murama nimero yanyu hanyuma sheri nacyo twamushyirira akarangi niba ari bwishyura ukwezi kumwe kuzuye. Reka rero noneho ngende ubwo hanyuma nangire kwitegura kwimuka. Umva ari byo byiza reka nangire kwimuka. Ndatekereza ko nta kindi kintu kikiri ngo nzahita. Sawa murabe. Yego namwe mugenda yandi. Ndarasenga dusenga ariko ko burani ibyo. Ukasanga ari byo da reka ndike kumucira imanza. Ariko buriya ari byiza gushaka kumenya umuntu utamuzi. Uriya muntu barabasanga nakijijwe wamenya ari ibikize. Sora muntu umuduhaye we. Cyesho rusakure washyizemo amatentire mu mutwe. Ngo nzaba ndeba. Reka twizere ko tumuzanira n'inshuti yacu. Bura ntago yatubesha. Ahubwo Jack muzi ko agira imico myiza. Urabasanga nawe burari kameze kandi ko kumucira imanza baratugenda tureba iminsi tuzagenda tubana nawe. Tureba ukuntu bizagenda biza. Chere rero si bise bagiraga ngo ndebe hari ibindi. Nta kibazo.
reka njye mu kazi sawa nanjye reka njye gutunganya kwa tunjira mu gikari maze njye muri dushe ho gatoya mfite nihuta se buriya yashata yateye pasira ndebere kiteye reka njye kureba yemwe ntabwo murangiza kwitegura ngo tugende se yego inamaze guhekana na shari wanjye rwose bebe nawe yagukunze shari umeze ute agaba kwikundira umutatsi se shari kutaza ngo tugende ugeze aba yikundiye umugongo wa tata se noneho ikaruvati bityo wowe kwambaye skuzansebya iyo ngiyo niyo korari yabo yambara umenya ari nacyo ni inifomu ya korari arya korari muririmbo mu bundi yitwa gute yitwa Rayo turashize yitwa nde Rayo rero niba ari uko mba nisaziye ayo mazina sinjye mpfa no kuyatora hariya ngo yitwa nguki Rayo Rayo ayo barya si amavuta bateka oya bahita nasigaye ku rugo nta kibazo ntabwo nambizi reka tugendere noneho tugiye gusenga ngamuze tugende reka he izuba ariko harabageza sobari kwakira tuzagenda beto kandi ibiro bye ntabwo byatuma nitubera barakunda rero niba ugenda gusanga rero urabitangaye ngira ngo banguke rero ahita ngenda nicara hariya bebe bayi ese ko naririmba nimugere bufite sawa twege twanakerewe cyane uyu mwana rero n'uwanjye witonde kandi wibeshye umwana w'abandi watanye mu kabari n'uwanjye ugenda reka aho kamaze nisomereho nuba n'ubundi n'inyota inanyiyikiye nuko beze gutya ako ubwonko bw'urimo iravuba ariko njyewe umbabarire najijishije ikaye najika ikaye najika ikaye najika Dago, uko abantu batangiye guta inkweto ajya mu buzima bashije kwikorera ajya nje agenda hibutse ni kwa Philip nyamuneka uyu mwana kwa Philip aramuha n'abayita ubona ari none se ntahahe ubyo ubisha inzoga n'ukuri niye he ntaha harya ntaha ikwe uyu mwana urabashaka siwe siwo bari bose bari none se ntaho njyanye ko ntahemutse inzoga zaya basa mwazinyweye ryari harya iwacu ni hariya mana we ubona ababyeyi biwe uyu ni wa mwana wanjye uyu ni umwana wawe wakuye hehe mana abakobwa b'Ikigali mbega mama ni wowe wataye umwana ni wowe wataye umwana ubundi se wowe suri ndugu ntabwo umuzi uba mu gipangu we ntabwo uri wanjye oya mata oya ariko muyo uyu muntu yasize reka mubaze nizere ko utasomesha umwana wanjye ntabwo twagiye umwana wawe umwana wawe ari he tugusomye ararungabiye na turasomye n'ikimushaka ndaraga ubuyobozi duhamagare polisi bashaka kutwiba umwana wacu twamunaniwe nabo gukubitwa umwana wacu
umwana wanjye no basindana gutya agenda mu umwana wawe ni umukozi wawe ni umukozi wawe se urakaza umwana wawe ni umukozi wawe subiza umwana akuba kuri mutoya wagiye wubako ushaje nk'inzoga ubona ntakayoga n'ikaye nagiye ahubwo mbwira Munde kure munde kure bose barabaye bateka mutwe munde ho nawe mama Tine nawe kunsakuriza cyane muri tukwereke mu rugo aho waturutse aho ari wamenya umwana aho yavuye oya ntabwo ari harawayo ngende tukwereke mu rugo wahita umenya umwana nyine ntabwo byumvikana umwana aramutura hasi umwana aramutura hasi umutware gahora atanga ndashaka kwicara noneho twigendere mama twigendere ndashaka no kwinyarira kumbe hejuru bakureke twigendere ubundi muradushaka n'urukweta twabiye yanze kurwambara kweto nawe urwambara reka tumusubize mu rugo aramenya aho umwana yavuye umwana wanjye wamuzerera nabwo mwana we nizere ko utamusometse kuri izo nyama z'inzoga akiramo wesha reba n'umwana ari kurira reba n'umwana ari kurira akiramo wesha reba n'umwana ari kurira yabuze ibere adukubita umwana arashiga se tubigenze niba mutware gake cyangwa mugiye kumusana aho ubundi wowe yewe nahari umwana wanjye arimo ararira wa mukobwa bivugana we ndisengerera namumufata reka tumubwire sawa bani mukomeze misenge akiramo basi mukuremo utana umwana wanjye inzoga ndakuyama ese uko kuvuga gutyo Jackie warakoreka ibintu ariko namwe Gicari yankoreye uragasanga ndi kubihimba cyangwa ndi kubyitekerereza usanzwe njyewe kereka nabora ukagira vuba unsanzwe njyewe unzigurira umva Jackie numero uyu mupangayi watuzaniye we n'ikibazo kumva umuhondo urugiye niki mwaramutse mbibwira ni wumva waramutse abasubiza saa cyenda bari mwaramutse wabaye iki cy'ubundi narayanguye hano kunzu babwiye wabaye iki se babwiye wabaye iki ntabwo mbyibuka kabigasekwa nta keza koko ni amahoro se ko muzindutse mwabaye mute so ese kuzindutse ubu nisanga bampamagaye ngo wakoza amabara ngo wasinze ngo nabazaniye umupanga y'umusazi ose ndabikubwiye sigabera urugo sindabeshe neza ubwo nguki tubyari binyisha ariko numva no turi kumbabaza niko se madame tamereye neza bana byara inkoreye madame ibishaka no kubiteka ese ni ibiki mubimbwire ni ibiki byo muri kuvuga umva iki tugenza ndabyumva ako nyine muranzindukiye dore mumvanye mu ngo tuzindutse ni saa cyenda nawe ko ese rero mwaraye munywa ni munabyuka ngo mwibuke ko mwaraye munywa baratunywa so kubona se nawe naraye ntakarabye mbibabwira kabigasekwa nta keza uzi ko atabizi umva madame umva ikibazo mfite ni waje utubwira yuko utanywa inzoga ni watubwiye ko umukristo reka mbwire basi ibyo byari n'ikibazo gikomeye wowe neza umbwira ngo tujye gusenga twara umwana wanjye nawe ugira ko umuhinzaga ari wabonaga ari amaturi kumuha ntabwo nari nzi ko abantu bahindutse twebwe ku rwazo rwaga tukiri bato se nicyo byadutwara tutarakuze ko mwagiye mureka gukomeza ibintu bundi uwo mwana wanyu ubundi anyoyeho gakeya akantu gake sinari kwibuka cyane ukuri kumbwira uwo mufite umwana semuhe Jack ni wumva niko se madame ubu musaziye mu bukode kubera iki ubu wanyuze inzoga ukazubaka muri Kigali yewe nimureke kumucyurira yubaka ari nawe kuba umva we mana we witonde cyane narabyaye kandi nabyaye neza bazanyubakira witonde cyane wimbwira ngo nitonde ndi iwanjye ngo re wawe yewe ndi iwanjye nanjye nzajya gisa no si iwanjye ubundi si iwanjye ntabwo ariho basindi
nimukunzerwa munansakuriza muri iki gitondo ndakwishyura hari deni murimo ntabwo iwanjye sheri biroroshye sibyo yamaze n'iminsi atatwishyura ubwo iyo minsi ifate nk'aho ari priyavi ikindi gikurikiraho nawe uri kucyumva nawe urwanya isubiramo murenze gake we ibintu wakoreye umwana wanjye basi utabikoreye umwana wanjye ukaza watsinze ntari kubyumva ariko waregereye kubyara biravuna nawe byarakuvunnye urabizi mureke kunsakuriza no muhure urusaku uyu muntu urabona imbabazi akeneye yarahindutse n'ukuri ntagaruka yarameze imbabazi akeneye suko yarameze nawe urabemereye Jackie yica yaciye nawe warahindutse ubwo sibyo no kugura acana kugufi mbeba wavunitse ntuzaho isaha zigeze ubu se nabuzwa kubyemezwa n'iki ugira ngo noneho umwanda bagushinja dore nguyu yoreba birabi doboreba ibiki ibisazi biki cyokora winshumuza noneho reka nkubwire afite ukuntu aza yasinze urabona dukoresha tuwarete za kizungu iyo agiyemo afite ukuntu agenda afite inzoga niba yanga ko tuzibona akagenda agahita ashyira muri wa mwenge abantu bakoresha ugasanga byagiye bigumyamo bakomeze muri bashaka byose n'abumve nawe nimuvuge mwese muvuge niba umuntu waze nawe Jackie wewe nshuti nizeye ko twavuze wacyumvishe nukuri nacyumvishe umwanzuro ni uwanyu nta kibazo umuntu udafite guca bugufi mureke nanjye mbanze mfata ijambo ese wabaye cyangwa ukaba mwitonde gucumbika iwanyu bisobanuye yuko inyota izanyica ikanyica ifite amafaranga niyo mpamvu abana banjye niba banyoheje amafaranga se kugira ngo ujya kuzanga usundi kuzanga ko nawe zibahaye ubundi ko nazibanywesheje batwaye ko nziwera mu nzu nakwishyuza utavuga gutyo ukantaza ngo kutaziduhaye para ugaha umwana wanjye inzoga wowe sheri mure ntazo namuhaye nazo namuhaye wambonye se nzimuha umva mada umva icyo yimubwiye sibyo ahubwo uranyita madamu urabona ngana n'uwo mugore wawe uyu mugore wanjye ni muto kuko ndabona washaje tuza mbabarira umubwira nabi n'Imana ibyo nyabiduhanira mu mure uyu munsi tu itariki 14 wabyumvishe nta priyavi muhaye kuko maze igihe utishyura yego ndagusabye iminsi 2 ube amaye inzu yanjye yewe Gicari we nayo ngayo nta kindi nenzaho mbega ngo urangiye sinjya nshobokana n'abantu bameze nkawe Ako sheri kambwira na napanga tujya gukena. Inzu ejo bundi musaza wanjye nasazayijyamo. Tuzanye n'abari keza mugende mureke kunsakuriza. Nomwumva. Ngo ntago ari gereza inzu zacu. Gereza se umuntu aburizwa kumukumu bucye ashaka. Ngomba kurya ibyo nshaka nkaho ibyo nshaka kubera ko warabyaye abana bazi kuntu meze. Unsakuriza. Aho wandikira kuryama. Sawa. Reka nisubire kuryama ndumva ntimere. Ndasigara kwigisha Jackie we. Ndakumva rero ko mukorya se waje guhinduka ute nakakabo hasa nahindutse niko abantu bazi gukabya kuko nisomera ko bakagurira hasize aho se ni wakagurira utanasinzira turagenda ko kwiri ko nyine se ko wakwirukanye hewe uburagiye muri uyu mudugudu tugenda buri kunshakira yindi nzu aba bana ko bagoye ko nta stress bajyaga bagira iyo mpamvu arimo kunsuzugura nyine yeye ko bagira abana barenze gusaza ntakabwira ntaziye mu bukode birabarya yese birabareba hehe hasize nzoga waje kunywa kugera kuri urwo rwego gute n'ikihe kibazo cyaguteye kunywa inzoga kugera kuri urwo rwego nta kibazo mfite nyine mushaka kwishirira inyota none mba ndifite icyaka mba numva mfite icyaka ngaho sigara utekerezaho kujya nta handi nakongera kujya kukwishingira n'izo ngeso wadukanye z'ubusinzi ndagiye uwage wifashe abantu inzu zabo ngo buri munsi ngo narakorera nasinze koko nijoro uregeye nasinze buri munsi sinyibona umwanya wo gukubura wo gukoropa reka noneho naraye ntanuzi akaboko kose nakavunnye ibyo kurya mu nzu naraye maze mbigurisha bampa icyo kunywa gusa